turasoma mu butumwa bwiza ku bwanditswe na Luka ibice 7 umurongo wa 11. Umutwe w'amagambo uragira uti Yesu azura umwana w'umupfakazi. Bukeye aje mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abacikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendera ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Amen. Bene data, twishimiye nanone kubasuhuza muri iki gitondo tugabanira ku jambo ry'Imana. Umwami Imana yashimye ko uyu munsi tuganira kuri aya magambo dusomye mu butumwa bwiza ku bwanditswe na Luka muri ibice byaho 7 guhera ku murongo wa 11, aho atubwira igitangaza Yesu yakoze, igitangaza gikomeye cyane cyamamaye mu bigo byinshi, cyamamaye mu bihugu by'abaturanyi, ndetse igitangaza Yesu yakoze cyo kuzura uyu mwana w'ikinege, uyu mwana wa nyina n'umupfakazi, igitangaza kiramamara kigera kure. Bene data bakundwa, mutekereze agahinda uyu mumama yari afite, mutekereze agahinda uyu mukecuru afite. Bibiliya iratubwira ngo uyu mumama yari umupfakazi, nta mugabo yagiraga. Icya kabiri, yari yabyaye umwana umwe w'ikinege, umwana w'umuhungu. Nuko igihe kiragera uyu mwana ararwara, igihe kiragera uyu mwana arapfa. Bibiliya iratubwira ngo abaturage bose muri uwo mudugudu, cyane cyane abamama, baje kwifatanya n'uyu mukecuru, nuko baza kumufata mu mugongo, nuko barirana nawe. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe baragiye kumushingura, bafashe umwana bamushyira mu isanduku, bafata umurambo bawushyira mu isanduku, abikora barikorera, nuko bafata nzira bagiye gushingura. Bibiliya iratubwira ngo Yesu yari yatembereye muri mudugudu, nuko ngo azahura nabo. Bageze mu marembo y'Inayini, Yesu aza guhura nabo, ariko abona abantu benshi barira, abagore barira, umuma arira, ariko Yesu kuko ari Imana amenya ufite ikibazo wariwe. Aritegereza abona abamama bose bararira, areba umumama umwe ufite gahinda gakomeye gusumba abandi bose, nuko aravuga ngo uyu mama niwe ufite ikibazo, niwe nyiri umwana, ariko ngomba kumuhumuriza. Aramwegera aramubwira ngo mukecuru, wa mukecuru we, wirira. Yesu azi ibibazo byawe, ibikuguriza muri iyi minsi arabizi, ibiguteye agahinda muri iyi minsi arabizi, ariko uyu munsi Yesu arakwegera. Yesu arakwegera, Yesu arakubwira ngo mwana wanjye humura, mwana wanjye wirira. Ibyo waririye ni kera, ariko ndaje nje kugutabara. Haleluya, haleluya. Yesu yegera umumama aramubwira ngo wirira. Nuko Yesu ahagarika bikoreye umurambo, arabwira ngo muhagarare. Barahagarara, batangira kubaza ati ariko uyu muntu ni muntu ki, kuki ahagaritse umurambo? Ubundi mu mateka cyangwa se mu mategeko, muri koroteje abayikoreye umurambo, nta muntu ugomba kubitambika imbere, nta n'umuntu ugomba kwegera umurambo ngo havuge ngo muhagarare. Ariko Yesu mu butwari bwe, mu mbaraga ze, Yesu arabategeka ngo muhagarare. Nuko ngo barahagarara. Akoze ku sanduku,
akoze ku sanduku, akoze kuri serekeye, abayikoreye bumva hari izindi mbaraga zinjiyemo, bumva biraremereye cyane, nuko baca bugufi baratuza, nuko arabwira ngo ngaho mushire hasi, ngaho muture hasi. Ubundi mu mategeko biragoye cyangwa se ntabwo byemewe gufata abantu bagiye gushingura batangiye urugendo ngo bahagarike mu rugendo ubabwire ngo muture mushire hasi. Ariko Yesu kuko ari Imana yarategetse biraba. Yesu agiye gutega ku buzima bwawe, ibigutsikamiza byose agiye kubitegeka bihagarare mu izina rya Yesu. Ibigufiteho ububasha, ibikuyobora muri iyi minsi y'amahembe bakohereza, Yesu agiye kuhagarika mu izina rya Yesu. Ubugwayi bukumaze igihe kirekire, bwa bugwayi budakira, bwa bundi abantu benshi baravuze ngo uzapfa, bakubara n'iminsi, ariko Yesu agiye gutegeka ubuzima bwawe. Ya kanseri agiye kuyitegeka, bwa burozi agiye kubutegeka. Uyu munsi wa none ugiye kuburuka mu izina rya Yesu. Yesu arategeka, Yesu arategeka. Muri iki gitondo Yesu arategetse, muri iki gitondo Yesu arategetse ku buzima bwawe. Mwemerere rero, mwemerere ategeke ku buzima bwawe. Muri iki gitondo emerera Yesu ategeke ku buzima bwawe, emerera Yesu ategeke ku buzima bwawe. Vuga ngo Yesu ngwino utegeke ku buzima bwanjye. Yesu agiye gutegeka muri iki gitondo, ategeke ibigutsikamije byose bihagarare mu izina rya Yesu. Ibigufite ububasha bihagarare mu izina rya Yesu. Ibikugwanya agiye kubigwanya mu izina rya Yesu. Situation yahengamye ya finance y'ubuzima bwawe agiye kuyiresolva, agiye kuyihindura, agiye kurestora. Hari icyo agiye gukora ku buzima bwawe muri iki gitondo. Ubuzima bwawe bwarahengamye, ariko agiye kubuhengura mu izina rya Yesu. Wacuruzaga ntibigende, ugacuruza gahomba, ariko muri iki gitondo ugiye gucuruza wunguke, ugiye kunguka abandi barungutse, ndetse baravuga ngo wowe ufite inyatsi, ariko iyo nyatsi agiye kuyikura mu izina rya Yesu. Igitangaza Yesu agiye gukorera nawe kiribuze kwamamara, igitangaza Yesu agiye gukora kiribuze kwamamara. Ibyo Yesu agiye gukora ku buzima bwawe bigiye kwamamara. Abaturanyi bazavuga ngo warayisenze, ufite Imana. Mwere data, ndagira ngo ubwire ngo shikama, wizere Imana gusa. Shikama, ushire ibyiringiro mu Mana, kuko Imana yahagurutse, Imana yayihagurukiye. Imana igiye gukora igikomeye ku buzima bwawe. Muri iki gitondo waracuruje biranga, ndetse wubatse n'inzu yaheze mu madirisha, ndetse wagerageje gukora nk'uko abandi bakora, ariko biranga. Ariko niwizere Imana muri iki gitondo, niwizere imbaraga za Yesu zigiye kuza ku buzima bwawe. Ibyo wagerageje gukora byose bikanga, bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Haleluya. Yegera ikiriba agikoraho, abacikoreye barahagarara, arategeka. Yesu agiye gutegeka. Vuga ngo Yesu agiye gutegeka. Yesu agiye gutegeka. Vuga ngo Yesu tegeka ku buzima bwanjye. Nuko arategeka ngo umuhungu, ndagutegetse byuka. Warupfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Haleluya. Ibyapfuye byose muri iki gitondo Yesu agiye kubizura. Ibyapfuye mu buzima bwawe Yesu agiye kubizura. Ibyapfuye muri finance Yesu agiye kubizura. Ibyapfuye mu bana bawe Yesu agiye kubizura. Ibyangiritse mu butunzi bwawe Yesu agiye kubizura. Tegeka, emera Yesu, emera Yesu agira icyo ategeka ku buzima bwawe. Mwemerere. Icyo usabwa weho ni ukumuhamagara, icyo usabwa weho ni ukumwizera, icyo usabwa weho ni ukwemera imbaraga ze. Haleluya, haleluya. Yesu agiye gutegeka ku buzima bwawe. Muri iki gitondo Yesu agiye gutegeka ku buzima bwawe. Yesu arategeka ngo umuhungu, ndagutegetse byuka. Uwo mwana wari upfuye ari muri serikeye, nuko umwana ngarabyuka, nuko umwana ngarabaduka, nuko Yesu ngaramuhagurutsa, arangije ngamusubiza nyina. Tekereza ibyishimo nyina yagize. Nyina agiye gushingura umwana we, kandi umwana w'ikinege ndacyizera afite cyo kuzabona undi, kuko ari n'umupfakazi. Ariko tekereza ibyishimo yagize. Abantu ngo bagize ubwoba, ariko muri ubwo bwoba
hazamo kuhimbaza Imana. Baravuga ngo ni ukuri ibyo uyu mugabo akoze ntabwo bisanzwe, nitwigeze tubibonaho. Ibyo Imana igiye gukora mu gitondo abantu bazavuga ngo ntibisanzwe, kuko n'ubwa mbere bagiye kubibona, n'ubwa mbere bagiye kubona Imana ihindura amateka yawe, n'ubwa mbere bagiye kubona Imana ikuzura, n'ubwa mbere bagiye kubona ibyo iminsi bakubariraga, iyo minsi yo gupfaho bagiye kubona uyirenze, Imana ikongera uburame. Ezekiyeli umuhanuzi aramusanga aravuga ngo raga ibyawe kuko Imana yashize iherezo ku buzima bwawe. Ariko Ezekiyeli ngo arasenga, amaze gusengereka Imana imirimo, ndetse Uwiteka Imana ikomeye, Imana yumva gusenga kwe ngo imwongereraga imyaka 15. Mwere data muri gitondo, ereka Imana imirimo yawe. Ese ni iyihe mirimo wakoze? Uyu mupfakazi bigaragara ko yageraga imirimo myiza. Abapfakazi bo mu giturage bose, abamama bo muri quartier bose bari bamuherekeje, bose barira, bose baneboroga. Bigaragara ko uyu mupfakazi yari afite imico myiza, bigaragara ko uyu mupfakazi yageraga imirimo myiza. Ese we mwere data muri gitondo, imirimo myiza ufite ni iyihe? Imico myiza ufite ni iyihe? Ese ufite ubushake bwo gufasha umurimo w'Imana? Haleluya. Ese ufite ubushake bwo gufasha ministeri ya Yesu, itorero rya Kristo? Ufite ubushake bwo kurifasha? Inyubako ziri hirya no hino zaheze mu madirisha, insengero nyinshi zikeneye gusanurwa, zikeneye kubakwa. Mwene data ufite imirimo ki? Bose batega ubwoba, bahimbaza Imana, batuma umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendera ubwoko bwayo. Muri gitondo ibyo Imana igiye gukorera, ndasenga Imana kugira ngo byamamare hose, kandi ndasenga Imana kugira ngo uyihimbaze. Abakubonaga uri mu bibazo bahimbaza Imana, bavuge bati uyu mugabo Imana iramutabaye, uyu mwere data Imana iramutabaye, uyu muturanyi wacu Imana iramutabaye. Bose bahimbaza Imana kubw'ibyo Imana igukoreye muri gitondo. Dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tunejejwe mu mitima yacu n'ijambo ryawe muri gitondo. Ibyo wakoze Mwami inayini, ukazura umwana w'ikinege, umwana w'umupfakazi. Uwiteka Mana ikomeye, biduhereza icyizere, birema icyizere mu buzima bwacu, yuko natwe Mwami byapfuye uzabizura, yuko natwe Mwami byangiritse natwe uzabizura. Biduhereza ibyiringiro Mwami, yuko natwe nidupfu uzatuzura. Uwiteka Mana ikomeye, turasenze kugira ngo ibyangiritse mu buzima bwacu muri gitondo bizure, ubugwayi Mwami ubwirukane, ndetse abagwayi bakize mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo Mwami abafite ibibazo bitandukanye abo bose babera igisubizo. Mwami ikomeye, turasenze kugira ngo wigaragaze muri gitondo, wigaragarize buri wese wumvira ijambo ryawe, akaba afite icyizere yuko Imana ikora, Imana ifite imbaraga, umubere igitangaza ku buzima bwe. Urakoze rero gukora tugira neza, ubane na buri wese, niko dusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.